Ese wari uzi ko nawe wagera ku nzozi zawe? Kuri uyu munsi tugiye kuvuga ku muhungu witwa Kagarara, umuhungu wavukanye ubumuga budasanzwe, ubumuga bw'inenge idasanzwe y'ubugufi. Aho iyo uvutse umeze utyo wisanga ari nkaho uri isolated cyangwa se utandukanyijwe n'abandi. Ni umuhungu mugufi cyane ku rwego rutangaje ndetse abantu benshi batizera. Gusa yabashije kubaho mu iyi si kandi arasucceedinga. Kuri iyi nshuro niwe ubayeho nkaho ari proud of Rwanda. Niwe urimo ateza imbere igihugu cy'u Rwanda mu bijyanye n'ubwamamare kuri social media. Muri aka kanya niwe bari kuvuga gusa. Niwe ugezweho. Yaba kuri WhatsApp, Instagram, chats nta zindi bari kuvuga kuri Kagarara. Umuhungu w'imyaka 25 ariko utarakunze kugenda atangaza imyaka ye mu gihe cye kuva yavuka kugerana n'ubu abantu bari bazi imyaka ye ni bake cyane. Nuwabayeho mu gihe gikomeye ndetse akabaho mu buzima bukomeye. Ibaze nawe kuvuka uri igikuri, wagira imyaka 7 mama wawe agapfa, wakuzuza imyaka 14 papa wawe nawe agahita apfa, ugasigara uri igikuri kuri iyi si abantu bakwitayeho ari bake, utari na mwiza ngo barakwitaho cyangwa se ngo bigire iturufu cyangwa se ngo ufite imbaraga ngo urajya gukora ikiyede. Ibaze nawe ubwo buzima. Kagarara yari umusore mutoya cyane ariko utagaragara nk'umusore ahubwo agaragara nk'akana k'uruhinja, ariko akomeza kwihangana maze aba muri ubu buzima. Ibaze ngo yabaye mate. Ese muri aka kanya kuba ari kumwe n'uwo bita Ashton yabikesheje iki? Ese byagenze bite? Ese kuba ari kudidibuza icyongereza muri aka kanya turuka mu Rwanda bimeze bite? Byaturutse he? Sobanukirwa, tega amatwi hangani kuri Mateka TV kandi ntiwibagirwe gukora subscribe nyamuneka kugira ngo dukomeze tujyane gatanu ku kandi tubagezaho amakuru updates. Kandi ntuze kwibagirwa no gukora like ndetse ugasharinga iki kiganiro kugira ngo buri wese yigarurire icyizere, cyane abafite ubumuga. Uyu muhungu ufite ubumuga bwo kuba ari mugufi cyane budasanzwe w'umunyarwanda, dore uko byatangiye. Mu myaka ye 6 nyuma yuko yari yaravutse mu mwaka wa 2001, mama we yahise yitaba Imana amusigana na papa we ubwo umwana yari afite ubumuga bwo bugufi. Umwana arakomeza arakura ari kumwe na se, ariko nyamara mu myaka 14 n'ubundi papa we yahita apfa, asigara ari imfubyi ya nyayo, imfubyi yeruye, maze akomeza kwibana ndetse no kwihambira ariga. Wibaze ko uyu mugabo yakomeje kwiga ndetse akiga kihangana afite ubumuga bumeze butyo kandi adafite n'uburyo bwo kuba yashakisha minerivare. Inkuru yirababaje cyane. Iyo akwegereye akakubwira ku nkuru ye wumva ariyo nkuru ya mbere ibabaje ndetse iteye agahinda, imeze nka zimwe tubona muri filime. Uyu Kagarara yakijijwe n'icyitwa confidence cyangwa se uburyo we yiyumva n'uburyo yifatanya n'abandi, akagaragaza ko ntacyo bimubwiye. Yize primaire, yiga segonderi, yiga icyo bita computer science, maze abasha kuba yasucceedinga, akura y'icyongereza kimufasha kuri ubu ngubu kuba connectinga n'abantu ndetse bimwigisha no kuba yaba muri society, akajya aganira na bagenzi be ndetse akabisanzuraho atijenye kuba ari mugufi ku ndeshyo ye ureba aho ngaho kuri screen. Nyuma yaho byakomeje kugenda bigaragara ko uyu muhungu nyamara afite ubushake, ubwo yagaragaraga muri za studio agerageza kwihuza n'abarimo ndetse anaririmba. Bamushungerwagaho bakamuseka ndetse bakamuvuga nabi, ariko we he didn't mind about what the people was saying about. Ariko nyuma yaho byaje gukomeza kumugora mu buzima bwe, ubwo yatangiye kujya agera ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye asangiza abantu ubuzima bwe. Bamwishyuriye minerivare mu by'ukuri kuko ntiyabashaga kuba yabyikorera. Ni naho bihera kugira ngo muri aka kanya aba afite imbaraga zo kuba ari kuganira n'uwo bita Ashton, umunyasiporo uturuka muri Amerika w'umunyamafaranga kandi w'umukire ukomeye cyane ndetse akaba na streamer. Ikiyongeyeho uyu mugabo nanone ku rundi ruhande ni umunyesocial media ukomeye cyane, ni umustar, ni umunyamafaranga kandi aturuka mu gihugu gikomeye kandi cyifashije. Ikindi ni bogari. Uyu musore ubwo yatangiye urugendo rwo kuzenguruka Afrika, harimo azenguruka mu butembere nk'ubwo I show speed once he did, nibwo yaje kubona notification zamwerekaga ko uwo bita Kagarara wiyitirira Ashton, ubwo uyu mugabo yitwa Ashton Hall. Gusa uyu muhungu Kagarara akaba yiyitirira uyu Ashton Hall, we akaba yitwa Ashton Small. Bivuze ngo ni Ashton mutoya cyangwa se ufite size ntoya.
ibi ngibi byakomeze kwa attractinga Ashton Hall. Aravuga ati nyamara uyu muntu nkahura nawe, reka iyi nkuru tuyi breaking down. Ubwo Ashton Hall yapanze kuba yagera mu Rwanda muri iri zenguruka rye ari gutembera ibihugu bya Afurika, uyu Ashton Small cyangwa se umwite Kagarara yaravuze ati ni paka nkahura n'uyu mugabo, kubera ko Ashton Small ariwe Kagarara yakomezaga kugenda akora siporo n'ubundi nk'ibisanzwe ari umujokeri cyangwa se akora ibintu bisekeje ubona ko ari sharp. Yaravuze ati kuri uyu munsi niyo chance yanjye cyangwa se niyo mahirwe yanjye nkahura n'ubita Ashton Hall, umukuru wanjye cyangwa se uwo niyitiriye izina rye nkarishyira mu buto nkashyiraho Small. Yabikoze ate rero? Dore ko imbuga nkoranyambaga zahageze bitagisaba kugira ngo dukoreshe umunwa tubwejagura cyangwa se duhamagara, maze Ashton Small cyangwa se Kagarara ahita ajya kuri telefone atangira gukora icyo bita gutaginga, avuga ati Ashton Hall ndagushaka, ninjye Ashton Small ushobore kugira ngo abe yahura nawe maze agucalenjinge. Ese kumucalenjinga yavugaga niki? Yamubwiraga ko yakiruka akamusiga ndetse hari n'izindi siporo nyinshi cyane yakora watamanaginga, amwemeza neza ko akumbuye kuba yahura nawe ngo amwemeze. Ashton Hall ntabwo yagerageje kurindira cyangwa se ngo yihangane yifatafate. Yabwiye uyu muhungu cyangwa se twakita ngo nagahungu ukurikije uko abantu babifata nabi ndetse bakabivuga, aravuga ati nkeneye ko duhurira muri Ghana. Bigaragara ko yari yamwishimiye bitewe na size ye cyangwa se ingano ye, yari yakomeje kugenda abona ku mbuga nkoranyambaga zikamushitura ndetse zikamukurura. Ashton Hall niyo nkomeje kuvugaho, ndetse Ashton Small nawe sinza kumureka, akomeje kugenda ateza icyubahiro igihugu cy'u Rwanda, cyane ko buri kantu kose ari gukora ari kuba yambaye idarapo ry'igihugu. Ibi bigateza ishema igihugu cy'u Rwanda. Akibivuga ntibyari butinde uwo bita Kagarara yari yasimbukiye muri Ghana nk'uko yari yabisabwe, maze bahita bahurirayo. Agisohoka mu modoka, challenge ya mbere Kagarara yahise akora no gutera pompage agihura na Ashton Hall. Bahita batangira direct maze barushanwa gutera pompage. Kagarara nk'uko yakabivuze n'indeshyo ye ndetse n'ingano ye yahise amutsinda bitaraganya ndetse bitamutwaye igihe kinini cyane, atera pompage nyinshi cyane. Undi nawe atera nk'uko abishoboye kandi ari we wari uzwi cyane nk'umusportif udasanzwe. Unbelievable, nobody can believe this, but it really happened as people wouldn't accept this. Ariko nyuma yaho bakomeje guhita bagendana ndetse amwereka ko amwishimiye cyane, dore ko byanageze nyuma abantu buri muntu wese umubonye akajya atangira gufotora agaterura Kagarara akaba Kagarara mu gihugu cya Ghana. Aho bageragezaga kumuterura, uyu Ashton wanyawe yageragezaga kubabuza akababwira ngo mureke kumumenyera, ni umugabo ukuze nkatwe. Uyu mugabo byamuteje isema ndetse ananamukunda, anamusezeranya ko ngo azatandukana nawe byibuze amaze kuza miliyoni kuri Instagram y'abantu bamukurikira. Kagarara ababonye hit atyo, ndetse u Rwanda ruba rubonye hit gutyo. Nyuma yaho haje kuba igitangaza kidasanzwe, aho Ashton Hall yemereye uyu muhungu ko azamwubakira inzu y'amadolari ibihumbi ijana mu gihugu cy'u Rwanda. Aya ni amafaranga menshi cyane ku muntu nka Kagarara ndetse n'abandi benshi cyane b'abatura Rwanda ndetse n'abatari abatura Rwanda ariko batuye hano muri East Africa. Ashton Hall ahinduye amateka ya Kagarara. Ntawe umenya aho bwirageze ngo kandi ntawe umenya aho inzira ye izamugeza, ntawe umenya n'amakuba azahurira mu nzira nayo cyangwa se amahirwe. Kagarara nawe yarangije yisanganya intsinzi idasanzwe ndetse yahuye n'umustar udasanzwe. Siwe gusa, ibi ngibi bibaye ubugira kabiri, aho n'ubundi bwa mbere yari yahuye n'uwo bita Ashston Speed. Uwo bita Ashston Speed we yari ikirenga, yari akabije ndetse yaranarengeje urugero. Gusa nubwo Ashston Speed atitaye kuri Kagarara cyane nk'uko aka kanya biri kuba ndetse nk'uko biri kwitabwaho, ariko uyu mustar ukomeye cyane witwa Ashston Speed nawe yabaye so interested in this man. Aho bahuriye muri Kigali maze bagaciringa bigakomera, bagakora ama challenge ndetse n'amasiporo adasanzwe, bikarangira Kagarara ndetse na Ashston Speed bishimiranye bidasanzwe. Gusa ntibyatwaye igihe kinini cyane nk'uko muri aka kanya Ashton ari kubikora, we ari kurenza urugero. Nyabuneka
Ibi byateje impagarara mu bantu ndetse bakomeje kugenda babyibazaho cyane, aho byageze no kuri Scovia, umukuru w'abanyamakuru ndetse akaba n'umunyamakuru mu Rwanda udasanzwe, umunyamakuru w'umugore wamamaye akagera ku rwego rwo hejuru, aho yagaragaye kuri televiziyo nawe ari kugaruka kuri ibi. Kagarara avuga ati ahangaha nanjye nkwiye gukorana ikiganiro na Kagarara, ndetse bamwe mu bakorana na Scovia bagahita barwanira kumva ko ngo aribo bazajya kumushyikira kugira ngo bamuhe interview, bamubaze ngo uri kumva ute. Abanyamakuru bose bashyushye ku munwa mu Rwanda. Kuri ubu ngubu YouTube channel zimaze kumuvugaho amakuru zigera kuri YouTube channel zigera hafi kuri 15, ibiganiro byo birenga 20 na. Wakibaza ngo kubera iki? Kagarara yabaye Kagarara. Kagarara aradukiranye. Kagarara atubanye umusitari mu gihe gitoya kubera ko intego yageze, igihe cye cyageze kandi imiti ye yandikiwe yayigezeho. Struggles zarabaye ndetse igihe cye cyarageze, nicyo gihe ngo arangize doze, akubite abo umusitari ndetse agira amafaranga atunganirwe ndetse abone na freedom yitwa umugabo nk'undi, ndetse akorerwe ibikenewe nk'umugabo. Nicyo gihe Imana yamugeneye. Kora cyane nawe uzagera ku byo ugera, kandi nkwibutse ko confidence aricyo kintu cya mbere kigeza abantu kure. Nyaboneka kora subscribe here kuri Mateka TV, dukomeze tugende turi ku booming up with what is going on in the next time. Don't drop up without doing subscribe. Please do subscribe. Nje muri kumwe ni Alex Mateka, aho nkomeje kugenda mbagezaho amakuru y'abastar, ibyamamare ndetse n'amakuru asanzwe nka politics ndetse n'ibindi bitandukanye. Please be with me, please.